uri buze kugira ikibazo avuge aho ngaho umaze kugirana imibanire myiza nawe turwana wa muntu ushaka kugira ibyoroshye iyo ageze ahantu agakomana aba yumva afite umutima ukeye afite umuntu bari kumwe bamaze kumvikana uburyo bagiye gukora urugendo ku buryo umuntu muri imodoka yumva aba yumva yishimye agiye gutwarwa n'umushoferi muzima icya mbere uriya mushoferi wabwiye uriya jambo uriya muntu aba avuga ati uyu muntu uri muzima ntabwo ari we yayoboye yagize ukurikije uburyo atuvugishije ariko kuza babakarasa aribo bagumye bari mu modoka yewe baramamaga inshuro nyinshi mu gihe binjiye mu modoka twumvikanye n'abantu none ngeze imbere ngo ntabwo amafaranga natanze iyo ni yabikoreye uyu muturage yarabaze kugura umutekano umushoferi kuza yikubita kuri vora gusa wakerera iminota 30 hano iyo wagombye guhagurikiraho ugiye gushaka kugarura ya minota munsi aho niho waba utazubahiriza ibyapa aho niho waba ugenda uvuduka aho niho waba ugenda ubara amatike uri kuri telefone baguhamagara babibona kandi bamwe nta nubwo wagerayo hari igihe bicara mu modoka zayo avuga ati gufata imodoka nicare nkora nayo rugendo ugenda nyerekeje hari igihe mfata umuntu amubwira agenda wicare mu modoka ni kuwa gatandatu ku cyumweru ujyane nayo wowe ugende ubwira amakosa bamwe n'abahamagara bamubwira ngo kugeza ubu umaze kugera nyagasambu umaze gukora amakosa ameze gutya ntamenye uko bikwiye bakagera za Kayonza umaze urumva ukurikije amakosa yakoze ku mwanda wabwira gutegeka kugira abandi ibintu byinshi dukomeze dukorere ku jisho gutyo dukomeze dukore n'ibyo ngibyo iyo mivuduko rero uko kugenda abantu bacunganwa na kamera akavuga ngo umva ngereze nongera kugabanya ngeze imbere kuri iyi kamera ari uko mbonye umupolisi abantu nibo bari gutera bose baruka za sipidi gapana abantu bakuyemo urasa n'abari mu makuru se dore izuba ryatse iri zuba tutaryitondeye dushobora kubiteza ibibazo birebire nayo babwiza ukuri mwebwe muri abashoferi ni mwebwe mufite ubumenyi ku binyabiziga mutwara ni mwebwe bo kurinda abantu muhuriye mu muhanda muzajya musaba kuwuseta nubwo tuba tutabyemera nabo tubigisha abaturage bibereye bakubitane bamwe byabyuma bakubitane n'izuba byambutse umuhanda nawe nugeramo aho kuba wagabanyije ngo ufite nahuriramo n'umwana uri gukina umupira nahuriramo n'umuntu wabaye ukundi ibyitware muntu nibura wihangana aho hantu niba ari ku muvuduko wa 40 ugerageze umuvuduko uhashyira kuri 40 uhashyira niba ari 60 uhashyira kuri 70 abasha kugera nitwaritse gatambuka ahantu tutabikoze gutyo tuzahora tubona abanyamaguru tugomba sibyo uretse dufatanye tubungabunga ubuzima bw'abantu abanyamaguru bafite kwicungira umutekano ariko natwe dutwara ibinyabiziga ntabwo twese tuzi ko ibinyabiziga dutwaye uburyo ufunga feri uburyo ushobora kuvuga ubwita burya twebwe bireba wibuke ko nababwiye ngo wowe utwaye abantu benshi ushobora gukora impanuka imwe ikaba imwe ariko ikaba amateka kuvuga ngo abashoferi batwara imodoka nini baratugaza ntabwo dushaka gutakaza icyizere kandi ndababwira ngo nta byacitse mwebwe niyo tureba mu mpanuka nyinshi tubona ntabwo murimo ariko ndababwiye imwe gusa irahagije kugira ngo izahore igaruka mu mitwe y'abantu umwaka ushira unyuze umwaka ushira unyuze urabona impanuka twabonye hano mwabonye ukuntu abantu bari bameze reba nyabugogo na mugogo yize muri mwebwe kugira ngo keretse utari hano ntawe utaragiye muri za mpanuka ngareba ukuntu ibintu bimeze n'abantu ari byo dukeneye impanuka yaba niyo mpamvu yitwa impanuka ariko niyo impanuka
twirinde uburangare, twirinde icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuzanira amakuba mu mitwarire yacu, imikoreshereze y'umuhanda. Ibi rero nta handi bishobora guturuka uretse kuvuga ngo abayobozi banyu barabaganiriza, ariko namwe aho muri mu muhanda mbere kureba ngo n'ukuru wa Sera, mbere kureba ngo n'ukuru wa Zirunga, ngo n'ukuru wa Jari wa Murukano, twese icyo dusenyera igihugu dukorera ni kimwe. Turashaka umutekano mu muhanda, turashaka umutekano w'abantu dutwara, turashaka umutekano w'abantu dusangiye gukoresha umuhanda dukemura. Niba ubona umuntu utwara ikinyabiziga ushobora kuba afite imyitwarire itari myiza, kuko hari bamwe, ntabwo abantu bose twabageraho, ariko hari bamwe ubaza akanyura ahantu yafata icyuma, yaba afata ikindi kiyobyabwenge, urumogi. Wowe urabizi ko bitubizi, mwe murabizi kuko mubana umunsi ku munsi. Uyu muntu ntibikubizi, ukimwemera akaba yakomeza akaba mu bantu, akaba muri sosiyete. Ejo nagusha abantu tuba arimo tuvuga ngo kandi twari tubizi.